Kigali. Uvuye yose? Oya ndamye kuri Bushe. Ndikore wagiye? Oya ndamutumye kujya ibindi bintu nashaka ko tuganiraho. No mpamvu mutumye nyine gaduha akanya. Aho bimbaze nta kibazo. Njye ni umwanya nkuboneye ari ku manywa mbona wishimye nanjye byanshimishije. Urishimye cyane? Cyane ariko utavuga. Urishimye cyane? Tuguriye akaboga ejo n'amashuri azatangira Minervari hari ukuntu wabigenje. Minervari y'amabura nayo natashye ndi guseka maze iminsi mpeta ku kabari. Ntanga kurebayo. Ariko Yesu gira. Nanga kurebayo. Uriya mwana abantu bashaka. Nanga kurebayo kugira ngo abana banje ejo nanjye wenda nanjye bazandengera hari imbere. Haleluya Yesu igitangaza. Nuko biba bimeze banje. Urakoze cyane no kuri Mana. Ariko wari ko wakiza cyane. Amagwiruka bagabo batazakubara. Ibintu nanjye nari mbikeneye no. Ngiye kujya guhinduke baragufata neza. Aya no urakoze. Ahubwo ndaza kurusha. Nese urashyiraho keza ahubwo sindi we cyiza kurenzaho. Ariko bayashaka akamaro gere nkushoreye. Ajya bijornyi birabigabo. Aya nabyo twagiye gusenga mu matera. Gusenga ariko ntukajye ujya mu yamasengesho ya nijoro. Oya tugiye kujya tunajyana ahubwo buri. Gusenga. Je wifata mu dusto abanye. Zajya agenda gake gake. Ariko ntabwo ntacyo nabyo bizagenda biza nta kibazo umunsi bizakuzira muzakiza nta kibazo. Sambiri n'igice nk'iryamye kazi bimeze bitera hanze mamagere pepe. Hey baby. Waramutse utese? Meze neza? Yego. Wabyutse se? Nabyutse. Uri gukora uduki se? N'utuntu turi aho ngaho. Reka. Shaye wana cyagiye nyine twahuye wana. Uri kwihuta nanjye ndi kwihuta ariko ndashaka ko tuzafata umwanya sibyo? Kambwira igihe wabonera umwanya nyine tukaganira kabisa. Kenda kugira nyine umwanya nzemba mufite nacyo. Ariko ndashaka uzambwira vuba nyine tu. Nyine umwanya uboneka vuba ndabwira vuba nutaboneka vuba yangamba. Oya ugomba kuzawushaka kabisa. Umwanya ntago wabura. Hari igihe ariko umwanya uburaga. Oya wapinje ntago wamburira umwanya. Saka usubize ko nagukundaga koko. Ni naranyuze. Yabyo nzagiye se. Oya njye ndashaka ko twongera kubukura urukundo rwacu sibyo se? Kandi urabizi ko gupakira nagukundaga. Sakubwira. Okay, sawa ubwo ugira umunsi mwiza nanjye kanze nitegure nje mu kazi ariko ewana ushaka umunsi kabisa tuganire. Turebe ukuntu urukundo rwacu twakongera tukaruzamura kabisa. Okay, sawa bye. Okay, sawa umunsi mwiza. Yego. Aho neza mukobwa. Yego. Ni karibu. Murakoze. Namahoro. Namahoro uri mute? Nanjye ndaho.
ariko ndabona nawe umeze neza. Byaye. Niwe nicaye hano ngaha muri salon d'ichat nyine biraho. Nawe uriwe neza ariko. Nanjye ndaho ndakomeye. Imana ishimwe. Kuri hano wenyine se? Nyoko yagiye he? Ya dadi nani ukanditse ngo nyoko. Nyine dadi nyine mami sinze ashaka ko agiye gusenga. Brother ashaka ko agiye gukima. Buri munsi ahora ajya gusenga buri munsi koko bikageza iki gihe atari. Kubera iki se? None se umuntu agenda mu gitondo bikageza igihe atari yataha. Urabona umuntu twavuza gute koko? Nisi si ugukorera Imana. Ubu twavuye ko turi hano tuganira iby'umuryango wacu. Akaba ari hano. None se hano mpamaze umwanya ungana gute ntamuba? None se rega dadi nawe waramusigaga cyane rero sinumva impamvu bikubitindaho. None we yagiye no gusenga. Ibyo ndabyumva ariko nawe ugomba kumenya nk'umubyeyi agataha kare. Nicyo nisanga tuvugisha ukuri. Rukeke saa 2. Ubwo njye nta kintu mvugana nawe ngiye kuba niryamiye. Ubwo hazira turabonana. Murabonana urabigenza gute? Turabonana. Nyine murabonana urabigenza gute? Nge naza turabonana gusa. Imana senga icyambe cyo si bayari, sibyo? Uramukora hikisi. Oya, nge nta kintu mvugana nawe nge naza turabonana gusa reka nigire no kuryama. Daddy. Kabasaza baragoye mama yanjye. None se yarasindaga. Akaba yamara nk'iminsi nk'itatu yego. Nk'itatu atari yagera mu rugo ariko mami yagiye gusenga kandi muhamagaye muri tuna no ryari saza rimwica. Amasonia umva hano ndahano tuvuga. Mamagara cyane. Simba nageze mu rugo simba ndi wanye. Nanze ngo hari kibaye. Bana gukumbuye sha. Cyane. Reka kwigira gutya. Nkuki? Gomba gusaza nk'umuvi. Nasaza ndyo. Nawe karawo. Neza. Neza. Ntabwo ari telefone ndeba ndi kureba izinoki. None se. Numva ufite icyaka nk'agafanta kari muri firigo ngo nzanire. Fanta? Kanze ndebe menya hari gasa karimo. Rero kungenza nyabona. Wari wiwe neza ariko. Anyaruka dore icakanyo. Ko atinze wagiye kwirangurara? Ndimo ndebirahure nkabona. Umva abana sinze bagiye bataryogeje. Ntacyo. Ubwo ngenda nawe shurupe kwirege. Ari hangana ariko we. Hangana. None umusaza si hangana shiri. Hangana ndakunywesha ariko. Babyanze. Sibwo we wabyanga koko. Katura. Usura nkweyo. Ako kumsyeta. Ariko ati ayago komana. Turi cyo nashaka kwereka. Kazi ya mafaranga bandimo ubona ko bamaze kuyaverisa kuri konti. Siko ndi kuyabona we. Uyu mu minsi micura buri umugore w'umusirimu. Icyo ushaka baguhereza. Ahubwo nibagire vuba. Ahubwo urashaka. Musohoka nawe ushaka. Sorry, sisters. Sorry. Okay, thank you. Sorry, kuba nari nkumeneye kumaha yawe, sibyo? Nta kibazo. Ntago nabishakaga, sibyo? Thank you. Yeah. Mana yanjye. Si unari ndangari mu biki kwera. Ariko ngize n'Imana muye n'umukobwa mwiza ewa. Si unzongera mure nawe ra. Ako byagenda kose. Uko duhe ntaye nabiteguye harye tuzongera guhura.
uko biri kose wasanga tuno mwino karitsiye wasanga n'umuturanyi wanjye ubwo yaravuye guhaha hafa. Umukobwa wanjye abananiwe. Arananiwe pe. Aho azagira amasomo, ishuri, akazi, imirimo yawe yo mu rugo. Nawe ntageranirwa rwose. Nawe namuretse ngo aruhuke pe. Ariko hari n'igitekerezo nari mfite njye nawe nakugejeho tutaraganira neza. Cyane twaganiriye umunsi washize ejo. Nta kibazo. Turi nosore tubishyire ku murongo. Ariko birasaba umwanya, dusaba umwanya uhagije tuganire kuko biri ngombwa kuri twe no ku muryango wacu. Nta kibazo rwose kuganira, nta kibazo nanjye ndahari. Nimugoroba nituva kujyana nijoro nawe tubire mu cyumba tugire icyo tuganira. Nese kutitaboma. Gahungu dukorana kare kumugara. Saa kitatu. Ukarese. Karetseho gakeya. Twikomereze ibyacu hano ibyo bifite umusaruro. Nta kibazo ni wamwita. Okay, excuse me niza. Mwanya gato ndaje. Sibyo? Nta kibazo. Halo? Ari umugabo. None wa muginga mugenzi wawe ari yaramaze kumamagara kuri phone ambwira yuko aje kutureba. Ariko mujye mu serious mu kazi. Wamamaga yageze? Yarambwiye ko ari kuza ari mu nzira ngari kwiba. Kamwihamagarire. Ndabona mwiga akazi kagenda kabanane. Umuntu agenda mu gitondo saa 10 zigera atari yava mu masengesho. Ayo masengesho umuntu asenga kuva mu gitondo saa 12 akageza saa 12 za nimugoroba saa 1. Ariko ndaza kumfatira ibyemezo. Rwose. Birakabije. Daddy. Meze bite? Ndaho ko baje. Nizo ko mbona utishimye. Ntabwo nishimye. Kubona nyoko agenda mu masengesho mu gitondo bikaza ikigihe atari yataha biba bimbabaje. Amaki yagiye mu maki? Yagiye mu masengesho. Ese mu masengesho ava mu gitondo akageza nijoro. None sumva ko ari amasengesho. Birakabije rwose biraza gusubirwa uko birakabije. Bizana imijinya myinshi warakaye cyane. Sigaye ntahakare kugira ngo ko mbonana nabo. Nako ngeze hano nkasanga yagiye mu masengesho. Mukanya nabwo nagira hano ati ubuse urabona nk'ibintu byo mu rugo hanga biba byakurikiranywe nande. Wabikurikiranye ninde? Nawe ntiwiri wahangari wagiye guse kwishuri. Okay, ndumva ikigaragara ntago kuba yagiye wenda muri repetition yagiye gusenga ubizi ko ari ugusenga. Daddy ntago byari bikwiye ko warakara gutyo. Imeze bite? Mfite papa. Ndaboneza. Kumbona mwicana amahorora. None mbona muri kuganira. Turantuze inshuro zinga. Nanjye babyanshanze. Nawe wicara tuganira. Utanyicira telefone please mbabarira. Wicara tuganiraho none nanjye nazo mfite. Ndazi kugurira. Ahubwo se muri mu bike ko mbona mutuje cyane. Turimo turaganira. Kari we utumvikanaga na papa se birangiye mwumvikanyira. Sai gitandukanye umwana na se. Ntabwo mba mbangarika. Ntabwo mbanga ngomba ku ntabwo mbanga. Ariko nanone ikibazo mfite ni nyoko. Utisubira buri munsi mu masengesho, buri munsi. Ubu nageze hakare ngira ngo tuganire nk'umuryango. Simubonye. Papa arimo araganira natwe none. Ariko ubona amaherezo bizagenda bite? Urumva nyine brother. Papa ikibazo afite nyuma yagiye mu masengesho. Ariko nyine nuko wenda kurakara wenda okay. Mama uko control umujinya we ntago nta kibazo mu control kimwe.
sibyo ariko wowe wararaga mu kabari ukaba wanamara nk'icyumweru wiki yose ikaba yashira udakandagiye hano sibyo atazi aho wagiye atazi ibyo urimo gusa tukabona uje wasinze Fifi bimeze bite se? Ni fresh. Biracamo? Waheze hese ko boss yaje akakubona. Ahubwo aranyitsa none kabisa. Yarakaye ahise agenda arakaye cyane yakurakariye. Yavuze ngo iki? Nyine ahise agenda gusansikiriza papo nyine ngo harimo ibikoresho nyine tu. None azanyica kabisa. Ubwo nyine muzivuganira nyine. Wamuhamagaye wa mugenzi wacu se? Namuhamagaye. Shamereza ariko buriya azankitana noneho kabisa. Kandi ubike neza. Ndawitaho ahubwo kamite mbwira mugenzi wacu kabisa nawe yiteguye. Bo ubwo naho gahunda kabisa. Okay, naho kuri phone nyine. Naho kuri phone ngo nanjye kanje neme bikurikirana. Ntare. Gusenga buri munsi ibyo bintu ari nkawe mu rugo uruna amaherezo byazagenda bitumuye. Icyo ushaka nuko gusenga. Kwaba ruko bakase ubwo no gusenya no kugira gute. Urumva twahuza gute umuntu agenda buri munsi. Papa niba bikubana. Habe mu gitondo habe saa 6 igihe cyose niba nawe koko wahindutse ahubwo mwafatanya urugendo rwo kujya mujyana none nawe gusenga. Oya. Ntabwo ibyo bindimo. Ntabwo bindimo. Imana yanjye ndayihorana. Imana y'abagabo turayihorana. Bese wahindutse yi. Imana y'abagabo turayihorana. Papa icyo ashaka nagushaka ko mama ajya gusenga. Icyo nagenda ajya gusenga ariko atahe azamenye gahunda z'umuryango. Mwese nimba umuntu abasha gutaha ntusanga umuntu ukaza ukamara amasaha 2 ukamara 30 ukamara amasaha angahe. Reba isaha zigeze ntarataha uzarataha sangahe. Nyaga ariko bihora ariko. Rero nawe mujya muganira. Nimba ari uko uyu munsi byagenze gutya habaho repetition inama z'amakorali. Rero nakeka bidagakwiye kukubabaza kuri urwo rwego ahubwo wamwegera nka madamu wawe ukamubaza icyatumye atinda ntabwo wahita urakara ingana gutyo. Nawe uri umwana wacu sibyo? Aho ugomba kujya tugira inama. Aho ubona umuntu abogama ukamugira inama. None se umuntu abasha kugenda ari amasaha kugeza iki gihe ari nkaye byagushimisha. Okay, erega impamvu ngende kumuvugira suko mushyigikiye kuba wakirwa mu rugo adahari sibyo? Ubwo nuko nzi uko bidakunze kuba bidahoraho. Ntago bihoraho. Niyo mpamvu ndi kukubwira rero uyu munsi ashaka ko yagize inama y'amakorali. Ubwo hagati yanjye nawe rero ugomba kugira gute nawe umubaza. Ngenda bizi anyuma ugomba kuzajya twabaye tubyiyoreye. Kujya taha reka mbabwire nyine ibintu by'ingenzi. Ubundi wenda mama naze ibyo ngibyo twanabisubiramo ubundi gugumya dusakuza imyanzuro twanayifata nawe ahari. Ntabwo papa nawe utekereza nyine ukuntu wazadusohokana n'abandi ba kandi ukora amafaranga menshi. Cyomeze nk'aba. Sibyo se? Bisi wimereye nk'aba. Ariko nibyo nese ntabyo ukeneye subikunda. Ibyo turaza kuzabigeraho mwitone tubanze ngire ntekane neza. Oya mama naza kuza nyine ibyo twabiganye. Kuko nanjye nicaranye namwe twajyanye ahantu nanjye byambera byiza nk'umuryango wanjye. Turaza kuza. Kandi numva ko nanjye byanezeza kandi nanjye namwe bikabanezeza. Sibyo? Reka mbe ndeba nje mu gikoni niba nta kintu kiriyo. Mbega uyu muhungu wawe aba mwisi. Sinzi ukuntu gutekereza, sinzi ukuntu umukwe biba bimeze. Ntabwo ndi mu Rwanda se. Nge mba numva ajya uba misi yawe ya wenyine. Nese reka nawe mubaze ibibazo igihe twabivugiye nta mwanzuro nta kintu turafata na mama ntari ibyo bintu mwe muramuvuga. Yo disi ngagende kwirebera mu gikoni. Amakosa uyabwira umuntu uhari.